ihangane uhamye Kristo, ihangane witandukanye uvuga uti nawe itadukiza ntitugabanukirwa mu kumukorera, ntitugabanukirwa mu kumukunda, ntitugabanukirwa mu kumutangira, ntitugabanukirwa mu gukunda abantu. Yewe muntu ufite ishyari ndagira ngo ko Yesu akiza ishyari. Ntuzagire ngo nikumeze kutanezererwa ibyiza by'abantu ngo ugire ngo nikumeze bifatanye nawe. Oya, burya Yesu yabigukiza. Igihe cyose utanezererwa tanezerwa keza ka mugenzi wawe. Undi twakiza umutima umuntu aratabarwa, akwereka ko nta mana yagukiza. Ubusimana y'ibigutabara niba yaragutabaye. Erega Imana ifasha uwifashije, ariko ibyo bintu bibahe ni koko yaduhaye ubwenge, ariko impamvu ijambo ry'Imana ryaje no kugira ngo tugire ubwenge buvuguruwe butakirimo imyitabarire twitabazaga kera tutarakizwa. Umukristo ukonje biragoye ko yarwana intambara. Umukristo wazinyo watakaje ibyiringiro by'agakiza, watakaje umunezero w'agakiza, ntago yaba kiri inkota Uwiteka arwanisha, ntago yaba kiri intorezo Uwiteka akoresha. N'icyo arwanya n'icyo ngicyo, nta kindi ararwanya: kwera kwawe, kwiyegurira Imana kwawe, kwitandukanya kwawe. Ubwoba bw'ubuzima nicyo Satani ashaka kutwicisha, kugira ngo kwizera kuducika. Ariko iyo kwizera kugwiriye, ubwoba bw'ubuzima burashira. Umenya ko Imana yigishije umwana wawe muri garidiyene, ari nayo izamwigisha muri kaminuza. Umenya ko Imana yagutunze utaragura n'agakweto na kamwe. Uyu munsi n'irimo rero gutunga ufite dutatu. Turasaba umwuka w'Imana kugira ngo atwuzuze, kuko ibintu ntabwo twabyishoboza mu mbaraga. Niyo mpamvu mu misengere yacu dukwiriye kubwira umwuka wera ngo ngwino nyuzure, ngwino unganze. Ntabwo naba muri iyi si sa uko Data ashaka, ndi impumuro nziza itanga ibya Kristo, ntuzuwe n'umwuka w'Imana ntabwo wabishobora. Ubwoba bw'ibihe bwakwica, wakwirwanaho kandi ukirwanaho uri umwana mwiza, ukirwanaho ukunda Imana, ariko ukirwanaho kuko tubuze imbaraga z'Imana. Imana itwuzuza imbaraga za itwuzuza umwuka wayo. Iyo biri tubwira kwitandukanya, ntitubwira kwitandukanya n'abantu, ariko iratubwira kwitandukanya n'imigirire y'abantu. Ushobora kubana nawe ariko ntagendera mu migirire yawe, mu migenzereze yawe. Ushobora kubana nanjye ariko udakurikira imigenzereze yanjye, kandi tugendanye. Nta kintu Satani atinya muri njye, si igihagararo. Ndamutse ngize n'amafaranga menshi ntiyamutera ubwoba. Ndamutse asubijwe ibyo ndimo nsaba Imana byose nkaba mbifite, nabyo ntibyamukanga. Ariko atinya kugandukira Imana kwanjye. Ahora nshakaho impamvu, ahora gushakaho impamvu zatuma utagandukira Imana, zatuma utayoborwa n'umwuka w'Imana. Ahora gushaka impamvu kugira ngo akubuze kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nizo nizo ashaka. Yirirwa tuzenguruka nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo harazunguruka ameze nk'intare yivuga, ashaka kubatonshomera.